Inama yagufasha 2026. Hitamo inshuti z'abantu bakugirira akamaro. Jyana n'abagushyigikira, jyana n'abakubwira ukuri, kandi jyana n'abantu bagufasha gukura. Ni byiza guhitamo inshuti nziza witegereje neza, ugahitamo inshuti izagufasha kugera ku ntego zawe. Haranira kugira umwete mu byo ukora byose, uharanire kugira urukundo. Erega burya kubaho ni ukubana, kandi umenye yuko wishinga yunda yawe agatakara. Nicyo gihe cyo gufokasinga ku ntego zawe, kugira ngo uyu mwaka wa 2026 uzakubere umwaka mwiza, umwaka wo kugera ku ntego zawe, umwaka wo guhitamo inshuti nziza kandi z'umumaro, umwaka wo guhitamo abagushyigikira, ndetse n'umwaka wo guhitamo abakubwiza ukuri. Erega ukuri ni kwiza, kandi ukuri guca mu ziko ntigushya. Mwari kumwe n'inshuti yanyu Yohana, mpora mbifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana.